Mwiriho bakunzi ba Me and You Empire ndetse n'abakunzi ba Nubu Yesu Yaza TV. Twongeye kubasuhuza. Tubifurije amahoro y'Imana. Nkuko twabibasezeranyije ubushize ko tuzabagezaho urukurikirane rw'ibiganiro cyangwa se ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo yitwa gusenga. Gusenga Imana. Muri kumwe nanjye Mashyaka Elize nk'ibisanzwe. Karibu muze tuganire ku ijambo ry'Imana, kandi ugize igitekerezo watanga cyangwa indi nyunganizi ujye muri comment yacu bitubwire, nta kibazo tuzabikoraho nabyo ubutaha. Murakoze cyane. Gusenga Imana. Impamvu mbyinse gusenga Imana ni uko hari ibindi bisengwa bitari Imana yo mu ijuru. Hari abasenga ibishushanyo, hari abasenga abakomeye. Nawe ugenzuye neza ushobora kuba wifitiye indi Mana usenga bitari Imana yo mu ijuru. Nubwo wowe atari ko watekerezaga, ariko usanga abasenga ubutunzi bwabo, inshuti, imiryango ndetse n'ibindi. Twebwe icyo tugiye kuganiraho uyu munsi ni ugusenga Imana yo mu ijuru. Tugiye kubiganiro twifashishije ijambo ry'Imana ryanditse muri Bibiliya mu gitabo cya Matayo ibice 6 umurongo wa 5 kugeza ku wa 13. Matayo ibice 6 ku murongo wa 5 kugeza ku wa 13. Ku murongo wa 5 haragira harya hati: nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ushatse kuvuga ngo niba ugiye gusenga si ngombwa kujya ku karubanda, kuko si inama ugiyemo, ahubwo uba ugiye mu mwiherero, kandi mu mwiherero n'umuntu ukomeye. Urugero, ntabwo iwawe waba ufite umushyitsi w'icyubahiro ukomeye mugiye kuganira ngo umujyane hanze ku karubanda ngo muganire. Yewe n'abana bose ubegezeho kugira ngo batavaho bababangamira. Hari abantu b'intyoza mu gusenga bazi gutondeka amagambo neza, bakunda ko abantu babumva, cyangwa gusenga cyangwa bakagenda bihimbaza ngo ni abanyamasengesho bakaze. Mwe nabo nibo Yesu yabwiraga. Ingororano zabo ni ugushimwa n'abantu, kandi ibyo baba babibonye. Mu by'ukuri niba usenga kugira ngo abantu bakubone, cyangwa se ugasenga nyine wirirwa wita kuzi gusenga ndi icyamamare ndi umunyamasengesho ukaze kugira ngo abantu bakwemere, muri make ingororano zawe bazibonye. Umunsi umwe abigisha bigeze bava gusenga, baza biyemera cyane, babwira Yesu ngo Yesu, uyu munsi twirukanye abadayimoni mu bantu, twasenze abantu abadayimoni baragenda. Yesu arabitegereza arababwira ngo ikiruta byose ni uko amazina yanyu yabanditse mu gitabo cy'ubugingo. Kuba bari basenze bazi gusenga, ibyo byose ntacyo byari bimaze, ahubwo ngo ikiruta byose ngo ni uko amazina yabo yabanditse mu gitabo cy'ubugingo. Niba abo bantu nyine baba bakeneye gushimwa n'abantu, muri make ingororano zabo ziba zirangiriye aho ngaho, ko ni ugushimwa n'abantu, nta zindi ngororano baba bagikeneye. Icyo dusomye muri uyu murongo ni uko burya iyo usenze neza harimo n'ingororano. Niba ubikora uko bikwiye, usibye kuba uganira n'Imana wumva unezerewe usubizwa n'ibyo Imana iguha, ibyo ubona ukeneye, na nyuma yaho uzabigororerwa. Urumva ko gusenga neza harimo ibindi bintu byinshi cyane twebwe tutatekereza. Ku murongo wa 6: weho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinga urugi, uhere ko usenge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Weho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinga urugi, uhere ko usenge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Mu nzu ugakinga ntibivuze ko uzasenga uri mu nzu gusa,
ari ahantu havuga ngo ese ntimuzi ko imibiri yanyu ari inzu y'Uwiteka cyangwa se ari insengero z'Uwiteka? Muri make aho uzaba ugiye gusengera hose, ibindi byose bituruka hanze byirengagize, amajwi yose yari ari muri wowe uyaturishe, wowe uhanga amaso ku wo mugiye kuganira. Hari igihe dusenga nk'ibintu by'akamenyero gusa cyangwa twafashe mu mutwe bitari mu mitima yacu. Niyo mpamvu ushobora gusanga umuntu asenga isengesho yafashe mu mutwe ahora asubiramo, yewe hari n'abo usanga barafashe kopi z'ayandi masengesho ku bandi bantu. Urugero ngo igiti cy'inganzamarumbo, ubwugamo bw'umugaru ndetse n'ibindi. Nyamara si uko ubizi, kuko ntuzi n'icyo bisobanura. Kuko wakubaza ngo igiti cy'inganzamarumbo ntuzi icyo ari cyo, ubwugamo bw'umugaru ntuzi icyo ari cyo. Ahubwo ni uko nyine wabifashe ahandi gusa, ukumva umuntu nyine yabivuze ukumva birakuryoheye, ukumva ko nawe ugiye kubisubiramo, nyamara ntuzi n'ubusobanuro bwabyo. Uri kugereranya nyine ntuzi imbaraga ze, kuko ikiri kumugereranya nacyo ntabwo ukizi. Icyo gihe rero uba uri kuvuga ibyo abandi bavuze, ntabwo uri kuvuga wowe bikuvuye ku mutima. Umunsi umwe nigeze numva umuntu ari gusenga, nako yakundaga no gusenga inshuro nyinshi, avuga ngo Mana, ngo unyeze nka Zobu cyangwa Shelegi. Umunsi umwe ndamubaza ngo ese Shelegi cyangwa Zobu bishatse kuvuga iki? Nsanga nawe ntabizi. Navuga ati none se ni gute ushaka kwera nk'ikintu utazi? Uri kwigereranya ngo Imana ikweze nk'ikintu wowe utazi uko cyera? Muri make nyine ni uko nawe yarabyumvisha abandi bagira ute babivuga, ariko we mu mutima we ntabwo ari byo byari birimo. Wakabushyize kuri gusenga, ariko iyo urimo uvuga ibintu byavuzwe n'abandi bantu, uba umeze nka wa wundi uri kubikorera umugenzo gusa, kuko ntabwo wigeze ukinga umutima wawe ngo wihererane n'Imana. Icyo nicyo bita kwiherera, ukajya mu nzu yawe ukagira ute ugakinga, andi majwi yose agatuza, ibindi byose ugakinga ntagire icyongera kwinjira muri wowe, ahubwo ugareka ijwi ry'Uwiteka, kuko ijwi ry'Uwiteka rikorera muri wowe mu gihe ibintu byose byatuje. No mu gihe cya Mose ubwo yaragiye kuganira n'Uwiteka, habanje haza umuyaga, haza inkuba zirakubita, ibintu byose imiyaga irahuha, umuyaga ugituza. Umaze gutuza, ngo Uwiteka nibwo yamanutse aje kuganira nawe, amajwi yose yatuje. Iyo amajwi yose acecetse, nibwo ijwi ry'Uwiteka riza kuganira nawe. Ya majwi ari mu mutima wawe bimeze ngo se ntibimeze gutya, bimeze gutya, iyo bimaze gutuza, nibwo Uwiteka aza kuganira nawe. Niyo mpamvu utajya wumva ijwi ry'Uwiteka, kuko ntabwo ujya utuma amajwi atuza muri wowe, mu bindi byose bituze, ahubwo umutima wawe n'ibitekerezo byawe n'ubwenge bwawe bwose ubishyire ku Uwiteka, nibwo ijwi rye uzaryumva. Umurongo wa 7, namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Aha murahumva, erega Imana dusenga irumva ibiri muri twe. Icyo ibishaka ni uko tuyiha umwanya, ikabona duciye bugufi imbere yayo, mbega tukayiha icyubahiro cyayo, tukayiha umwanya wayo. Mu gihe wumva umutima wawe uciye bugufi, si ngombwa kuvuga usubiramo byose nk'ubwira utumva. Ariko reba nawe umuntu aje kuganira nawe, agakomeza asubiramo ibyo yavuze, yo komeza bisubiramo, uwo muntu umufata ute? Icyo kiganiro cye se basi uba wumva nyine uramurambirwa. Uwiteka nawe ntabwo abashaka ko dusubiramo amagambo dusubiramo, kuko arumva, ndetse usibye no kumva ibiri mu mitima yacu arabizi. Ku murongo wa 8, nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukeneye byose mutarabimusaba. Ngira ngo naho nk'uko mwabyumvise haruguru, hano ntabwo ari icyo Imana ibishaka ko gusenga kwacu ari ukuyisaba. Hoya, n'ubundi ibizi ibyo dukeneye, ibishaka ko tuyiramya biciye mu isengesho.
murongo wa 9 niwe nshaka ko twibandaho cyane. Nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Mu mirongo yabanjirije uyu nguyu wa 9, Yesu yabwiraga abantu ko ukwiye kwitegura mu gihe ugiye gusenga, uko ubanza gutegura isengesho ryawe. Muri make mbere yo gutangira gusenga ugomba kubanza ugategura umutima wawe neza. Ngo nuko musenge ngo Data wa twese. Ubundi ugomba kubanza kumenya ngo harya uwo ngiye gusenga cyangwa uwo tugiye kuganira ninde. Ugomba kumenya ko umuntu mugiye kuganira ari umubyeyi wawe. Kuba umubyeyi bisobanuye iki? Bisobanuye ko ari umuntu ugukunda, ukwitayeho ku buryo ibintu byose abikora ku bwawe. Sinzi niba wumva neza isano iri hagati yawe n'umubyeyi wakubyaye. Muri make ukavuga uti ubu ngiye kuganira na papa. Ikindi kuvuga ngo Data wa twese ni ukuvuga ko ari uwa bose, haba ababi ndetse n'abeza. Ibi bishatse kuvuga iki? Hari ubwo ushobora kuba ufite umutima udatunganye, ukibwira ko Imana itari bukumve cyangwa nta sano mufitanye, ariko hano aba yakubwiye ko uri we wese ari so. Mbega urukundo rutangaje. Ku murongo wa 10, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Ubwami bwawe buze, hano bivuze ko ibindi byose ku ruhande noneho ugaha karibu ijuru, kuko ari ryo mugiye kubana muri uwo mwanya. Andi majwi yose atuze, ibindi byose bireke, aho ugiye guhamagara ubwami bw'Imana. Already wamaze gutunganya umutima wawe, ibindi byose wabishyize ku ruhande. Noneho ni igihe cyo guha ikaze Imana. Ya majwi yose yatuje, ni igihe cyo guha ikaze Imana ngo karibu. Noneho ijuru nirimanuke, nicyo gihe cyo kuganira. Namaze gutegura aho umushyitsi ari buze. Nimba utumiye umushyitsi wamaze gutegura ibintu byose, bagati noneho karibu mu nzu. Ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Aha bishatse kuvuga ko wowe utaje gusaba ibyo ukeneye, ibijyanye n'ibyo isi yifuza cyangwa ibyo wumva wowe wifuza, ahubwo ugiye kureka ubushake bw'Imana aba ari bwo bukora. nk'uko hejuru batubwiye ngo mbere yo gusaba we azi ibyo dukeneye. Ikindi, umwana hari ibyo aba yifuza, umubyeyi we aba azi, ariko umubyeyi we aba azi ibyo akeneye. Burya ibyo twifuza bitandukanye kure n'ibyo dukeneye. Imana ntago iduha ibyo twifuza, ahubwo iduha ibyo dukeneye. Niba ari uko bimeze, si ngombwa ngo dusenge ngo Mana duhe iki n'iki. Hoya Uwiteka arabizi. Ntabwo twahamagaye ijuru ngo tutanye tubabwire ibyifuzo, Mana dukeneye iki. No, ni igihe cyo kuyiramya tuvuga ati ijuru we ngwino tubane tuganire. Haleluya. Sinzi niba wowe uri gusenga ureka ubushake bw'Imana bugakora, cyangwa usenga utegeka ngo kora n'ibi na biriya, wigaragaze kuri Imana. Igenzure wowe n'umutima wawe. Undi murongo nshaka ko dutindaho cyane, dufokasingaho, umurongo wa 11. Uduhe none ibyo kurya by'uyu munsi. Ndagira ngo tuhumve neza, harimo ubwenge bukomeye. Ese kuki Yesu atababwiye gusengera iby'igihe kirekire, akatubwira iby'uwo munsi? Igisubizo turagisanga muri Matayo ibice 6 ku murongo wa 25. Haragira harya: nicyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze muti tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro? Luka 12 umurongo wa 29 kugeza ku wa 30. Nimuhagarike umutima wo gushaka ibyo kurya n'ibyo kunywa, kandi ntimwiganyire. Ibyo byose abapagani bo muri iyi si nibyo bashaka. Burya so abazi ko namwe mubikeneye. Mwumvishe ka kantu ko gusenga twebwe duhata Imana ngo ukora iki ngiki, ntago Imana igakunda pe.
nicyo gihe ngo twitoze kubyikuramo. Uwiteka abazi ibyo dukeneye, ibyo abapagani nabyo barabihangayikira. Nimba wowe usenga wumva uri kumwe n'Imana, ukaba uzi imbaraga za papa wawe, nta mpamvu yo guhangayika. None iyo dusenga Imana twebwe tuyisaba iby'imyaka magana, tuti Yesu ukora ibi ngibi, ariko ntabwo ari byo Yesu yadusabye. Ibaza umubyeyi akubwiye ngo wigire ikibazo, ibyo ukeneye byose ndabizi, ariko wowe ugakomeza umuhata ati ninkeneye iki ngiki, wese ngo ejo bizagenda bite, kandi yakubwira ati byose ndabizi kandi mbifitiye ubushobozi, ibyo uzakenera byose wese wibyitaho. Wowe fokasinga ku munsi w'uyu munsi, ibindi byo wibyitaho. Uwiteka nawe rero abazi ko tugize ute ibindi tubikeneye. Simamo ngo dusengere iby'imyaka izaza, ibyo Uwiteka ntabwo yigeze abishima. Kandi twebwe inshuro nyinshi dusenga tureba iby'ahazaza, ntabwo tuba dufite ubwoba bw'ahazaza, ariko Uwiteka ibyo bintu ntabwo abishima. Abashaka ko dusenga tuvuga iby'uwo munsi birahagije, iby'ejo ntibitureba, Uwiteka niwe bireba. Niko yashatse kuvuga. Ibyo guhangayikira ejo ntabwo watureba, sinzi impamvu yo kubihangayikira, ahubwo twebwe twite ku by'uyu munsi gusa, dusenge gusa, tumuramye. Ibyo azaduha byose ntibitureba, ahubwo niwe bireba wenyine. Ku murongo wa 12, umurongo wa 12, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Aha Yesu yashatse kuvuga rimwe mu mategeko y'Imana ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri make, niba wifuza kugirirwa neza, banza wibaze, ese ngewe bagenzi banjye mbagirira nte? Burya ntiwakanga mugenzi wawe ureba ngo ukunde Imana utareba. Imana yifuza ko hagati yacu na bagenzi bacu haba hameze neza, kuko ari data wa twese, natwe turi abavandimwe. Nta bavandimwe rero bo kurebana y'ingwe. Mbere yo gusenga banza urebe niba ntawe mufite icyo mupfu, banza ugikemure, ujye wagaruka usenge. Gusenga ubundi ntabwo ari ikintu nyine ujyamo pururiye, ni ikintu ujyamo wateguye, ni ikintu ujyamo wabanje gutegura. 13, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, nk'uko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amena. Ubundi Imana irabizi ko isi turimo ari ibishuko. Hano niyo mpamvu Yesu yadusabye ngo dukwiye gusenga tusaba Imana ngo ntidutererane muri ibyo bidushuka, ahubwo dusabe dukize umubi ari we Satani. Muri make irabizi ko ubwacu tutakirwanirira, niyo mpamvu buri gihe tugomba gusaba ubutabazi buvuye ku Mana. Tugasoza twongera kwibuka ko Imana ari yo nyembaraga, kandi ubwami bwayo ari ubw'iteka ryose. Hano tukongera tukibuka ko Imana ari nyembaraga, kandi imbaraga zayo atari za mbaraga zirangira, ari imbaraga z'iteka ryose, kandi ko ari Imana idahinduka. Ngo icyubahiro, ubushobozi ni iby'Uwiteka none n'iteka ryose. Imana ntabwo ihinduka, abantu nibo bahinduka, ariko Imana n'ibihe birahinduka, ariko Imana yo ntabwo igihinduka ngo ibihe biyihindure. Ni nyembaraga, uko yahoze n'ubu niko ikiri. Tuba tugomba kuba, niba tuyisenge tuyizeye ko ari ya Mana ihora. Urumva ko harimo akantu ko guhimbaza Imana mu masengesho. Worship nicyo kintu cyiganjemo Imana ibishaka kurusha ibindi byose. Mu magambo make, tugendeye kuri Bibiliya, ni uku dukwiye gusenga. Tugomba kuzirikana ko Imana ibizi ibyo dukeneye, kandi ubwayo yaravuze ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ibyo tuzabona hanyuma si ibizaza ejo, ahubwo nibyo tuzabona mu bwami bw'Imana. Ibi ngo niko Uwiteka avuga. Ibi byanditse muri Yeremiya 29:11. Uwiteka aratuzi ibyo dusaba. Icyo dusaba twebwe ni ukumuha imitima yacu, tukamuhimbaza, tukamuha imitima yacu, ubwenge bwacu, umubiri wacu, mu gihe turi gusenga, byose bikaba ari we bihanze amaso, nta bindi tureba ngo turi kureba ngo ibibazo biri ku ruhande. Ibyo Uwiteka arabizi mu gihe turimo turasenga. Iyo amasengesho yo gusengera ibyifuzo ariyo akora ibyo byifuzo, ubu tuba turi abaherwe dukurikije ukuntu twagiye tujya mu butayu, tugakurikiza amasengesho, ukuntu twagiye tuyasenga, ukuntu twagiye dusenga twumva koko tunizeye.
biba byarakoretse imisozi, tuba twarayimuye, tuba twarubatse amazu menshi kuko twarayasengeye. Uza amazu wasengeye, uza akazi wasengeye, ariko ibyo byose Uwiteka abona ko atari ibyo ukeneye. Nibyo wifuza ariko ntabwo ari byo ukeneye. Niyo mpamvu ubona tubisengera ntubibone. Ntabwo uzi ko ari ibintu byinshi ujya usengera kandi ukabisengera wumva ubikeneye. Kuki utabibona? Nuko Uwiteka atabona ari byo ukeneye. Niyo mpamvu rero mu isengesho ikigomba kwibandamo ni igihe cyo kuganira n'Uwiteka tumuramya, ahubwo tugategereza bya bintu Uwiteka azadukorera tukamushima, kuko nibyo bishimisha Uwiteka. Ntabwo ari ibintu byoroshye kugira ngo umuntu ashyire mu bikorwa, ariko bisaba kubyitoza. Buri munsi uko usenze ukavuga ati se isengesho nasenze ryubahirije formule Yesu yatanze? Iyi ni formule Yesu yatanze. Ukareba uko nsenga bikurikije ino formule kuko Yesu yatanze. Wasanga utarigije ukongera ukagerageza, Uwiteka azagenda agushoboza kuko abona uri kujya mu murongo ashaka. Nawe azaza gufata ukuboko agukomeze kandi imbaraga ziwe zizagukomeza. Imana ibahe umugisha. Nicyo kintu nagira ngo tuganire ku ijambo ryo gusenga Imana. Ufite igitekerezo wifuza kungezaho uzajye muri comment ucyandike, kandi niwumva nawe kuko bigufashije uzabisangirize mugenzi wawe nawe bishobora kumufasha. Murakoze cyane. Muri kumwe nanjye Mashyaka Elize kuri Me and You Empire, ni channel ya YouTube, cyangwa se ukajya kuri Nubu Yesu Yaza kuko hazaba ari ibiganiro bitavanzemo ibindi bintu. Kuri Me and You Empire hazajya hazamo n'ibindi, ariko ibyivugabutumwa byonyine uzajya ubisanga kuri channel yitwa Nubu Yesu Yaza. Imana ibahe umugisha kandi dushoboze gukora ibikwiriye kuko ubwacu ntago twakishoboza. Amena.